Ibihe byiza nibyo tubifurije bakunzi ba Connection TV mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi mpereye mu Rwanda muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika mwese nizere ko muri amahoro tubahaye ikaze mu makuru yacu n'ubusesenguzi tubagezaho buri masaha y'umugoroba nk'iki gihe n'ubundi tugiye kuganira turebera hamwe amakuru arimo aravugwa kuri ubu ngubu nyakwa President wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagize uruzinduko mu gihugu cya Angola aho yagiye guhura na President Lorenzo uyoboye iki gihugu yakaba ari n'umuhuza mu bijyanye n'ingingo ziri gukorwa kugira ngo haboneke umutekano muri Kongo y'Uburasirazuba. Ibijyanye n'uruzinduko turabisesengura tuze no kurebera hamwe igishobora kuzavamo aho hari n'amakuru avuga yuko nyuma y'uruzinduko bishoboka yuko abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bashobora kuzahura. Turaza kureba ikirimo n'uburyo bishobokamo, hanyuma turaza kureba andi makuru yatangajwe n'igisirikare cya M23 cyavuguruje ibyavuzwe mu minsi ishize na President Tshisekedi aho yahakanye yuko atigeze atumira umutwe wa M23 Kinshasa ngo baganire, nyamara bakavuga yuko bahamaze amezi ashyira hafi arenga umwaka bariyo ngo bari mu biganiro babayeho neza, bahawe hoteli yo kubamo n'imodoka zo kugendamo. Ibyo Wiringoma niwe wabigarutseho, Colonel Wiringoma. Turaza kubihuza n'andi makuru yose arebana n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibiri gukorwa ngo umutekano usugire usagambe. Ibyo byose turabyinjiramo ndi kumwe na Placide Nginshuti guhana ikaze muri studio za Connection TV. Ndagushimiye cyane ku bw'ikaze umpaye muri studio za Connection TV ndetse n'abakurikiye televiziyo Connection TV. Ndabasuje kandi ndizera ko ikiganiro cyangwa se amakuru tugiye kuganira biza kugenda neza. Patience, ibi ngibi bije bikurikira umubonano cyangwa se umuhuro wahuje President Tshisekedi ndetse na Lorenzo ngo bahuriraga ya Addis Ababa muri Ethiopia mu nama ya African Union yabaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri. Icyo gihe kandi nabwo yabonanye na President Kagame. Kuri ubu biravugwa ko nyuma y'uko na Tshisekedi ashobora kuzongera kubonana na President Kagame nubwo iby'uyu muhuro byo bitarajya hagaragara. Patience, uko guhura k'umuhuza ku kibazo cya Kongo Lorenzo urabona biza gutanga igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo? Ku ikubitiro icyo navuga nuko uku guhura kwabo nyine nubwo atari ubwa mbere bibaye, nahubwo ni kigaragara yuko ari intambwe zikomeje kwiyongera ku zindi ntambwe ziri guterwa kugira ngo ikibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cy'Uburasirazuba kibashe kubonerwa umuti urambye. Aha rero biranyereka yuko mu by'ukuri hari ikiri gukorwa, hari kirimo gukorwa kugira ngo uwo muti ubashe kuboneka, hari kirimo gukorwa kugira ngo aba bombi babashe kuba bahurira mu biganiro. Aha reka mbihuze n'ibyatangajwe na Felix Tshisekedi mu minsi ishize ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Yavuze yuko yifuza guhura na President w'igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko icyo yumva yifuza ko baganiraho yarabivuze nubwo buriya mu byo yatangaje avuga ati ndifuza kumubaza kubera iki hari ingingo yagiye avuga benshi bagiye bazifata nk'urwenya bavuga bati ariko rimwe na rimwe igihe uyu mugabo avuga ibintu kumva birashekeje, ati nzamubaza impamvu igihugu cye kiza kunyiba cyangwa se kunyibira ubukungu bw'igihugu. Ati avuga mbese ibyo yifuza kuzamubaza ariko mu by'ukuri nubwo ari byo yatangaje urumva ko yabivuze mu buryo bwe, ariko aba bakuru b'ibihugu aba uyu muhuza wa Angola Lorenzo uri kubahuza yaba n'abandi bose bari kugerageza kugira initiative kugira ngo uku guhura kuzabe uguhura kw'ingirakamaro, kuko ntabwo ari ukupfa kujya guhura gusa ngo bahuye ngo buri wese ajyane ibyo yumva yitekerereza mu mutwe we. Mbona ari preparation iri gukorwa yo kuvuga ngo un jour mwahuye nk'uko mubyifuza, kuko na President w'u Rwanda ni kenshi yavuze yuko yiteguye rwose kuzahura n'uwo ari we wese waza yadresa ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ngingo y'umutekano, yiteguye guhura nawe bakaganira muri ubwo buryo. Mbona rero kuba yongeye gusubirayo ku ikubitiro ni intambwe nziza ishimishije yuko hari ikintu kiri gukorwa ndetse abakuru b'ibihugu bari kubishaka koko. Hanyuma namba 2 hakabaho preparation yo kuvuga ngo ese niba igisubizo turi kukibona ku kuba aba bakuru b'ibihugu byombi bahuye, birakwiye ko bahura bafite package yuzuye y'ibyo bakwiye kuganiraho. Ibyo bigaturuka rero mu mpande zaba iz'umuhuza nka Lorenzo, zaba izuyoboye Africa East African Community nka Salva Kiir,
yaba n'abandi baba uyu wo muri Kenya Uhuru Kenyatta uzategeka Kenya yego n'abandi bose bari kugenda bagira initiative yo kugira ngo abakuru b'ibihugu nibahura bazabe bafite amakuru y'impande zombi. Rero ndi kubona ari ikintu cyiza ku buryo nava hariya igihe bazavugira ko wenda ashobora guhura na perezida w'igihugu cy'u Rwanda buri wese azafite package kandi yiteguye kuganira ku ngingo zitanga ibisubizo koko birambye. Yego patience abadukurikiye icyo twabibutsa nuko uyu Lorenzo ni perezida wa Angola amaze iminsi ari muri iki kibazo nk'umuhuza, ariko igitangaje nuko ubwo bahuriraga ya Addis Abeba yagerageje guhuza impande zombi. Amakuru aturukayo avuga ko bitamukundiye kuko nyuma y'isaha yari ishize inama itangiye ngo yahise ihagarara bitewe no kutumvikana ku mpande zombi. Bivuze iki? Bivuze ko hari ibyo Kongo yavugaga, perezida Tshisekedi yavugaga atumvikanagaho na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, biba ngombwa nyine ko inama bayisubika mu gihe cy'isaha. Ibiro byaratangajwe ko nyine uyu Lorenzo yabonye ko bishobora kuba bigoranye kugira ngo impande zombi zihure zumvikane ndetse zirebere hamwe n'igisubizo ku kibazo gihari. Abonye bidakunze ahita yiga undi mutwe uguhura umwe ku wundi. Yahuye na perezida Tshisekedi, nanone ahura na perezida Kagame. Ngira ngo by'umwihariko nko ku ruhande rwa perezida Kagame, ibiro by'umukuru w'igihugu village Urugwiro byagaragaje nyine amafoto Lorenzo ari kumwe na perezida Kagame muri uwo muhuro, muri uko kubonana, ndetse banavuga ko banaganira nyine ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kuvuga muri Burasirazuba bwa Kongo. Kuba rero yarahuye n'impande zombi, icyo gihe akaba yongeye guhura n'uruhande rumwe ku ikubitiro yahuye na Tshisekedi, amakuru avuga ko ashaka kongera guhura na perezida Kagame nawe mu buryo bwe. Bivuze ko ari byo babanje kuganirira ya Addis Abeba, wenda ntibabinoza cyane bayifatira umwanzuro ufatika, bakaba baratanze rendezvous yo kongera guhura kuri inshuro. Kuri inshuro rero byongeye kugaragara ko nyine impande zombi zitahuye ziri kumwe, ariko amaherezo ngenda abona bizarangira bahuye, kuko Tshisekedi ubwe ku kiti cye yamazaga avuga ko atazongera kubona perezida Kagame ko bazahurira mu ijuru. Niba yaravuze mu ijuru nibuka ko yavuze, ariko yavuze ko atazongera guhura na perezida Kagame ku isi mu gihe azaba akiri ku isi. Bivuze iki? Bivuze ko Tshisekedi we yumvaga adashaka kongera kubona na perezida Kagame, ariko nyuma yaho yaje kwivuguruza. Tshisekedi ubwo avuga ko yifuza kubona perezida Kagame, ndetse akagira n'ibyo mubaza birimo n'ibyo ngibyo, ngo impamvu ngo u Rwanda rwiba amabuye y'agaciro muri Kongo. Ariko icyo kibazo sinzi niba icyo gisubizo yakibona, ariko uko biri kose ni ikibazo gisa nkaho kirimo n'ikirego, urumva? Kuko ni nko kuvuga ati kuki wiba amabuye y'igihugu cyanjye, undi nawe rero ntabwo mbona ko ibyo ni kenshi ni nk'ibirego byagiye bituruka mu bantu batandukanye bashinja u Rwanda kwiba amabuye ya Kongo, ariko u Rwanda rwakunze gusobanura ko rutajya rwiba amabuye ya Kongo, ko ahubwo u Rwanda rufite amabuye yarwo, rufite za gasegereti, rufite za koruta, rufite za zahabu, hari n'ibirombe nyine bitandukanye. Hari n'ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda, ngira ngo urakizi, Rwanda Mines Board, urakizi, cyitwa RMB. Hari n'inganda zitunganya amabuye y'agaciro ziri hariya mu gice cyariyo inganda Masoro. Ibyo byose rero u Rwanda rugenda rusobanura ko ibyo birego barushinja kwiba Kongo nta shingiro bifite, ariko abanyekongo b'Kinshasa bo iyo bavuga ibi birego bavuga ngo amabuye ngo yose ngo u Rwanda rucuruza ku isoko mpuzamahanga baturutse muri Kongo. Wareba ibyo birego ugasanga kenshi kwibonera ibimenyetso biragoye. Ku rundi ruhande hari n'umugabo uhagarariye Kongo muri UN, na ambasaderi wa Kongo muri UN yigeze kugaragara asa nk'atera urwenya avuga ko ngo u Rwanda rwabibye na chimpanze mu misozi y'ibirunga. Ibyo ngibyo ugasanga bisa nk'aho ari urwenya. Ikindi rero mbona ko umubano w'u Rwanda na Kongo ushobora kuzagenda neza mu biri imbere, ndabishingira kuba Tshisekedi ubwe yaravuze ko noneho yifuza kongera kubona perezida Kagame akagira ibyo amusaba, mu gihe mbere mu yiyamazaga mu matora yarakoreshaga amagambo akakaye cyane, amagambo arimo urwango, amagambo agaragaza ko atifuza kubona perezida Kagame, amagambo agaragaza ko atifuza kuganira n'u Rwanda. Kuba rero yarahinduye position akavuga ko noneho biganiro by'amahoro binyuze muri politiki na diplomasi bishobora kuzatanga igisubizo ku kibazo. Ibi bitanga icyizere ko bizarangira ibihugu byombi byiyunze, cyane cyane ko n'ubundi hari ibihugu biri frere, ari ibihugu bituranye, bihana imbibi, bihuje byinshi, kuko n'ubundi ku ikarita iyo urebye ubona u Rwanda ni igihugu gito koko, ariko urebye ko ni igihugu kinini. Nk'igihugu rero kinini
gifite ibihugu bigeze ku 9 gihana imbibi nabyo, ariko wareba igihugu cy'u Rwanda kikaba cyo gikunze kugaruka mu nyamakuru byinshi bya Kinshasa, bivuze ko hari icyo u Rwanda ruvuze kuri Kongo. Kandi urumva nanone gukomeza kugira umwanzi nk'u Rwanda mu mateka yabo cyangwa se mu magambo yabo, nkeka ko byaborohera ahubwo gutura umutwaro bikoreye wari umwanzi akaba inshuti. Reka nkunganire nanjye nunge muryo uvuga, dore umaze umwanya munini uvuga, nizere ko ugiye kubusoma ku mazi nanjye nkimarayo inigure rwose. Je ndashaka kuvuga kuri Felix Tshisekedi, buriya abantu tuba dukurikirana amakuru muri rusange nyine, yaba abakonsomateri ba information, yaba abatangaza information, twese tuba dufite uburenganzira bwo kuzengurutsa ibitekerezo mu bwonko bwacu tukagira uko tubibona. Hari ababona Tshisekedi nk'umudiplomate mwiza uzi kujongera diplomasi no kubana n'ibihugu mu buryo burimo igisa n'amacenga. Hari abandi noneho bamubona mu ishusho yo kuvuga ko ahubwo we ngatabizi. Ubwo buri wese afite uburenganzira bwo kubibona uko abyumva, njya mbibona mu makomenti abantu bagenda bandika. Ariko icyo nari nshatse kuvuga ni iki, ibyo ndabihuza n'ibikorwa bye akora, uburyo ahindura imvugo kenshi. Ku ikubitiro aragira ati sinzahura na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ati tuzahurira mu bundi buzima. Icyo kikajya ku ruhande abantu batiza uko buri ibintu byarangiye within few months, rwose amezi make pe, atera ko burya ni wowe twahura nta nundi twahura. Ibyo bikavaho, byamara kuvaho akongera ati nzamubaza impamvu batwiba. Ntibyagutangaza mu gihe kiri imbere wumvise ingingo yo kwiba batanayivuzeho igihe baba bahuye, kavuga ati reka narivugiraga ngo ndi gushingira ku byo maze kubona. Ukongera ukareba mu gihe amakuru benshi twagiye tugira nuko M23 wenda tugiye guhita tunabivugaho, yigeze gutumizwa Kinshasa, bakajya Kinshasa bakamara igihe kinini bategereje yuko bagomba kuganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ejo bundi ati reka rye ntago abantu nigeze mbatumira, avuga wabatumiye turaza kubirana na possibility yari y'ukuntu minisitiri ashobora gutumira inyeshyamba zirwanya igihugu yoboye mu gihe kingana kuriya, utabizi utazi iyo biva nabyo turabiganiraho. Ubwo rero nashaka kuvuga ko icyo nari ntekereje muri jewe, ibintu bya Tshisekedi afite ukuntu abitwara, afite ukuntu ahindura imvugo mu buryo bwe, kandi buri kintu cyose ari kuvuga afite uburyo avuga, agsaze uburyo afite icyo bita charismatique mu kuvuga, ku buryo biroroshye guhita wumva ko ibintu arimo aravuga ari ukuri. Ndumva icyo twategereza no kureba ikizava mu biganiro biri gutegurwa hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukareba ikizavamo kuko kirimo kirategurwa pe. Kandi genda shimira aba bahuza bari kugerageza, yaba uyoboye Afrika East African Community, yaba perezida wa Angola, kudeshapo mugerageze rwose muduhindurira amakuru mu minsi iri imbere tuba tuvuga izindi nkuru. Ndumva aricyo navuga, niba nta kindi urenzaho wahita unyambutsa tukinjira ku byo M23 yavuze isa n'inyomoza Felix Tshisekedi ku byatangaje ubushize. Ntabwo nabura kugira icyo ndenzaho kuko binsabye, reka ndenzeho amagambo make kuri icyo wari uvuze cy'uko Lorenzo ari mu kazi keza ko guhuza impande zombi zitavuga rumwe kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu karere, by'umwihariko kandi mu burasirazuba bwa Kongo. Ahangaha habarirwa imitwe irenga 200 itwaje intwaro, itwaje ibirwanisho. Umutwe urwanya u Rwanda uri mu burasirazuba bwa Kongo, ndavuga FDLR. Umutwe urwanya Burundi Red Tabara mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe urwanya Kongo cyangwa se Kinshasa ni M23 nawo warahangaha. Bivuze ko rero Lorenzo afite akazi gakomeye cyane, kandi nk'uko wari ubivuze nanjye ndamubonamo icyizere nshingiye ku kuba nuko mbere y'uko ahura n'aba bategetsi b'u Rwanda ndetse n'abategetsi ba Kongo, yari yabanje guhura n'abategetsi ba Amerika. Urabizi Anthony Blinken, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika, yahuye na Lorenzo. Ndizera ko rero ibyo yaganiriye nawe wenda hari inama yamugiriye y'uburyo ikibazo yagikemura, cyane cyane ko nshingira ko Amerika ari igihugu gikomeye ku isi, nicyo gifite ubutegetsi bw'isi yose na Empire Amerique imaze imyaka irenga 100 iyoboye isi, na n'ubwo yaracyayoboye. Ubwo rero ndatekereza ko bimwe mu byo baganiriye mu myanzuro bafashe bari kumwe, nkeka ko agiye kuyikurikiza
ikibazo kigakemuka burundu. Patience twerekeze muri Ventura ngo bimeze bite? Reka tube ariho twerekeza, ariko mbere yuko tuhajya reka tukivuga ku mubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ntitwabura kwamaza kuri no nkuru ivuga yuko kuri ubu ngubu ubutegetsi bw'Kinshasa bwasabye Algeria ngo ibisobanuro ku ruzinduko umugaba mukuru w'ingabo zayo yagiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu bye ku ruhande rwanjye byantangaje, uburyo igihe umuyobozi wo mu kindi gihugu asura ikindi gihugu hanyuma ikindi gihugu kikavuga kiti kubera icyo mwagiye kumasura. Nibaza niba muri mu masezerano baba baragiranye harimo kudasurana sinzi, ariko tubibwira abantu nabo ubwo barabisesengura uko babyumva. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ngo yatumije ambasaderi wa Algeria witwa Mohamed Hazid Bouzid kugira ngo atange ibisobanuro ku ruzinduko umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cyabo General Said Chanigriha sinarira ahangaha Chanigriha yagiriye mu Rwanda. Uyu mu generali n'itsinda ry'abofisiye yarayoboye basuye u Rwanda ku itariki 20 mu kwezi kwa kabiri nyine muri no mwaka, agirana ibiganiro n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ndetse na Minisitiri w'ingabo Juvenal Marizamunda. Hanyuma rero umugaba mukuru w'ingabo za Algeria yatangaje ko we n'abofisiye be baje mu Rwanda kugira ngo bongerere imbaraga ubufatanye bw'ibisirikare byombi cyangwa se ingabo zombi hagamijwe gukemura ibibangamiye Afrika n'uturere tuyigize. Ubwo rero ibyo byabayeho bimaze kuba, hanyuma batangaza yuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ku munsi w'ejo nibwo byabaye, yatangaje ko Minisitiri Christophe Rutundura yakiriye ambasaderi Bouzid atanga ibisobanuro ku ruzinduko rwa generali wa muri iki gihugu waje mu gihugu cy'u Rwanda. Placide, ibi bintu urabyumva ute? Ubu busobanuro mpungenge ki tubihuze n'ukuri twumve logique irimo n'ibitarimo nayo nituyumva? Urumva ngiye ntekereza ko ku mibanire y'ibihugu buri gihugu gifite uburenganzira bwo kubana n'uwo gishaka ndetse kandi kikabana n'uwo kidashaka. Sinzi niba wumvishe neza icyo mvuze. Kikabana n'uwo kidashaka cyangwa n'ikibane n'uwo kidashaka, ubwo nubicuritse. Okay, ndabicuritse niba muragira ngo ngusore umfashe kubyumva neza. Nari ngukurikiye cyane. Nari mvuze nti buri gihugu gifite uburenganzira bwo kubana n'uwo gishaka ndetse kandi gifite n'uburenganzira bwo kutabana n'uwo ari we wese. Voilà. Bivuze iki? Bivuze ko rero niba u Rwanda rufitanye ibyo ruganira na Algeria, umugaba mukuru w'ingabo za Algeria yaraje aganira na mugenzi we umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda afande Mubaraka Muganga. Ibyo baganiriye ubwo nyine n'ibya gisirikare, ngendo umusivile sindi umusirikare, ariko uko biri kose bifitanye isano n'umufatanye mu bya gisirikare hagati y'imande zombi. Birumvikana ko nka Kongo ibanye nabi n'u Rwanda ishobora kugira ubwoba ndetse n'igihunga, kuko ibi ngibi byaje bikurikira n'ibindi. Urabizi ko hari amasezerano u Rwanda rwasinye na Poland na Pologne byashize. Ibi nabyo Kongo yabo bikozeho reaction, kuko ngo hari ibyo Pologne yemerera u Rwanda birimo n'ubwirinzi bwo mu kirere n'ibindi bitwaro cyangwa se n'ubundi bufasha Pologne yemerera u Rwanda. Ibi nabyo byateje ikibazo gikomeye. Urabyibuka perezida wa Pologne aza mu Rwanda ariko n'umufasha we, ndabyibuka cyane, baganatembera n'igihugu bakajya n'ahantu twikibeho ku butaka butagatifu kwa Bikira Mariya. Urahazi? Ndazi kwa Bikira Mariya, ariko ngo ntabwo heruka kubonekera abantu. Byagenze bite? Kandi uri umugaturika? Ndi umunyagatulika. Ntabwo uheruka kubabonekera? Biriya byo kubonekera rero nanjye ntabwo mbyemera, kuko ibintu byo kubonekera se ibyo ngibyo reka tubireke. Niba utabyemera two kwirwa tubitindaho cyane. Ubwo rero perezida wa Pologne n'umufasha we bari mu Rwanda icyo gihe bagize amasezerano. Ndibuka ko perezida wa Pologne yavuga ati twiteguye gufasha u Rwanda mu bihe ibyo ari byo byose bigeramiye umutekano, twiteguye gufasha cyane cyane mu bijyanye no gufasha igisirikare kikajyana n'uburyo bw'iterambere na tekinoloji. Ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo yabyamaganiye kure. Bigaragara ko ikintu kijyanye na pacte zose ziba hagati y'ibihugu bindi n'igihugu cy'u Rwanda bigaruka ku bya gisirikare ntabwo bigwa neza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nta nubwo ari ibyo gusa, kuko ndibuka ko n'igihe u Rwanda rwasigiraga amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ajyanye no gutunganya ibikomoka ku mabuye y'agaciro, nabwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze yuko ibyo bintu ahubwo izakora ibishoboka byose ayo masezerano agateshwa agaciro. Bivuga ko n'amaginga yabo ashobora kuba wenda bakiri muri iyo process yo kugira ngo ayo masezerano atagaciro, ariko amasezerano yo yarasinywe n'ibiyakubiyemo byagiye ahabona. Ubwo rero sinzi, ntabwo turi butinde kuri no nkuru ngo tuvuge ngo mu mutwe
iyi minisiteri y'ububanyi n'amahanga hari harimo iki muri minisitiri, niba ari ibyo yakoze we ubwe abyigambiririye, niba ari ibyo yasabwe n'ubutegetsi bwo hejuru, ariko ikirimo ni ibyakozwe n'igihugu, kuko minisiteri y'ububanyi n'amahanga nyine ubwo ni igihugu gifite ububanyi n'amahanga n'ikindi, ibyo nimumenye ko ari uko byabaye. Nuko byabaye, ariko nanone patience tujye ducunga neza. Njye nabona abashe kumenya ibyo hakurya bavuga, ndavuga Kinshasa, ariko ikiro biramutse ari ukuri, niba izi reaction bakora navuga ko ari ukurengera, kuko buri kantu kose kabaye ku gihugu kituranye ukoze reaction, nkeka ko ahubwo wananiwe umurimo wawe, we kuri byawe abandi bareke bakuri byawe. Hari abahoze bari gutera urwenya bavuga ku iyi nkuru, bavuga ariko bwana munyamakuru ntikarame bati ninde watwaye Tour du Rwanda? Ni umwongereza aryo niwe witwaye, si umwongereza? Ni umwongereza witwa niba ari Blackmore, Joseph Blackmore. Abantu bagatera urwenya bavuga bati mwitegure ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iraza gutumira Ubwongereza, ati ni gute umuntu w'igihugu cyanyu atwara Tour du Rwanda mukabyemera? Ariko it was just a joke, ariko joke ishingiye mu kuba hari ibintu bishya turi kubona tutari tumenyereye, ko ntabwo ibintu byari bimenyerewe ko twumva, keretse kibaye ari nk'igihugu cyashyizwe mu kato nka kuriya twumva ngo wakoranye deal n'Uburusiya, wenda n'urugero ukumva igihugu kiri super power nka Amerika batewe niba mwatangiye gukorana turabafatira ibihano, aho biba byarabaye mu buryo bw'ibihano mpuzamahanga. Urabizi ko babanza no kubitorera bakavuga ngo turabyemeye tubashyize mu bihano, ariko mu gihe ari igihugu bwacyo cyifashe kikavuga ngo ntago tubanye neza, noneho ugatangira gushyira pressure ku bindi bihugu ngo kuki muri kubigenza gutya, mba mbona ibi nabyo bishobora guhinduka ikindi kintu mu buryo mpuzamahanga, diplomasi mpuzamahanga, ku buryo ushobora no kubona ukabona ubutegetsi bw'u Rwanda butanze ikirego, sinzi ngo bwatanga ikirego ariko bugatanga ikirego biti dufite agresseur duturanye, wagressa buri muntu wese ugerageje kugirana umubano natwe hejuru y'ibintu adafitiye fact. Ibi rero byose urumva ni bimwe bafata ubutegetsi bwa Tshisekedi nk'ubutegetsi bushobora kuba buri sorry to say so, bavuga ko buri premature, hari ababivuga batyo, hakaba n'abandi bavuga ko ahubwo ari malignité, icyo bita malignité diplomatique ishobora kuba iri gukorwa. Abandi premature na malignité diplomatique dutandukanyirize. ari igihe iyo ikintu kitari mature, no kuvuga ngo kiba kitari cyagira maturité, niba ababyita gutyo bavuga ko bwari ubutegetsi butari bwagira ireme bukizuhuzagurika kwa. Hanyuma icyo kintu cya malignité diplomatique ni bwa buryarya buba mu bintu by'ububanyi n'ibindi bihugu, ugasanga umuntu aracenga hano, wajya guca ukabona gucengeye hariya, muri ubwo buryo bumeze nko gucengana, yaba ari guseka ukagira ngo ari guseka kumbe ashinyitse ubwayambe bayafashwe mu mutego. Ngenzi yahita kuseka aho ngaho hari akanyobwa wabonye keza, ati komeza umbaze ubusa mu nda biri gushikura nawe ngo ndi guseka. Ni muri ubwo buryo rero nibyo nashatse kuvuga, ariko ubwo byose ni mu bitekerezo by'abantu nkuko nakomeje kukubwira. Yego, ariko patience wenda utagiye kure, urumva ibyo bitekerezo by'abantu bari Kinshasa, wenda duhereye nko kuri icyo cy'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda n'ubumwe bw'Uburayi arebana no gutunganya amabuye y'agaciro, bahise bayamaganira kure ayo masezerano, bavuga bati ibi ngibi nibyo byahozeho kuva kera, Uburayi burashaka kwiba amabuye yacu banyuze ku Rwanda. Ngira ngo harashize n'iminsi haba imyigaragambyo mu mijyi itandukanye yo muri Kongo, yaba ari Kinshasa ndetse na za Goma, aho bamagana ibihugu by'amahanga birimo Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa, bavuga ko bishyigikiye u Rwanda, ko ngo byacitse ntacyo biri gukora ku kibazo kiri kuba muri Kongo, bagashinja u Rwanda ko ruri inyuma ya 23. Ibyo rero bakavuga ko ibihugu byose by'umurengerazuba bw'isi, yaba ari Amerika n'Uburayi, ari byo nyine bikorana n'u Rwanda mu kwiba amabuye ya Kongo. Ibyo ngibyo ntabwo wakurengeza kubivuga. Ikindi wenda twavuga kuri iki ngiki cyo gukora reaction kuri buri kintu cyose kibaye i Kigali cyangwa se kibaye mu Rwanda, nkeka ko rimwe na rimwe haba harimo n'icyo nakwita nka propaganda, kuko nkeka ko ibi byose biba akenshi n'itangazamakuru bigiramo uruhare rikabyihutisha, hakabamo gukabiriza
cyane cyane ntagiye kuvuga byinshi nuko ibi byose tuba tugomba kugira icyitwa critical thinking ndetse na critical analysis. Ibyo byose rero ni ingenzi kugira tujye tubigendamo neza. Hanyuma ngira ngo patience tugire mu event ngo yanyumuje iki M23 ubwo n'ubundi birahura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 yanyomoje uyu mutwe wa M23 wanyomoje byigeze kuvugwa na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Tshisekedi werutse kuhakana yuko atigeze atumira uyu mutwe cyangwa se aba barwanyi ba M23 bahagarariye Kinshasa. Avuga yuko rwose ibintu bitigeze bibaho mu gihe hari amakuru yari ari hanze avuga yuko byabayeho. Nagiye numva abategetsi batandukanye babivuga babaye 23 bavuga ati twaragiye tumara igihe kingana gutya ntabwo twigeze tubasha kugera ku cyo cyari cyatujyanye. We rero arabihakana avuga yuko kambanze mbere ku byo 23 ivuga ko yamaze amezi 18 Kinshasa, ubwo hari kuva mu 2020 kugeza mu mpera za 2021 ngo mu biganiro byazihuzaga na leta byerekeye ku buryo amahoro n'umutekano byagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu kiganiro n'abanyamakuru rero tariki 22 n'ejo mu ndirimbo Tshisekedi yatangaje ko atigeze atumira intumwa za 23 ko ahubwo ngo byakozwe n'uwahoze ari minisitiri w'umutekano witwa Gilbert Kankonde niwe ngo wabatumiye. Ati rwose igihe ibyo bintu ntabwo nari mbizi. Rero Wiringoma ubwo yaganiraga n'abaturage, uyu Colonel Wiringoma ndumva niwe muvugizi mu bya gisirikare n'ubundi w'umutwe wa M23 Lieutenant Colonel merci beaucoup. Akavuga yuko ati sinababwiye uburyo ubutegetsi bw'Kinshasa hari gihe bubeshya. Ati n'ukuri twagiyeyo twaragiye tumara ayo mezi yose turayamara, twari dufashwe neza dutunzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, tuba muri hoteli dufite imodoka tugendamo. Ati ibyo bintu byarabaye. Ati kandi na Tshisekedi ubwe ibyo bintu yarabizi kuko abadufashaga muri ubwo buryo niwe wari wabatumye. Ati ubwo rero ibyo byose ni ukuyobya uburari cyangwa se ni nka propaganda zo kwitarutsa ibi. Ntabwo ari ibanga ubwo M23 ngo yatumirwaga Kinshasa kugira ngo nyine bagende baganire n'ubutegetsi buriho hariya muri Kongo, ndetse izo ntumwa za M23 zivuga ko nyine zamaze iminsi zira muri hoteli y'inyenyeri 5 zirya neza, zirya inkoko inkoko n'amafi babayeho neza, afashwe neza cyane. Ibyo bintu byaravuzwe, ahubwo ikintu gitangaje ni ukuntu nyine Tshisekedi bihakana. Nkibaza kubihakana ari ibintu byabaye bimumarira iki cyane wa mugani ni ni marinete ni bwa buryarya cyangwa se kwa kwidefanda cyangwa cya kibazo n'ubundi cyo gukomera kagufa mu bijyanye n'ubutegetsi. Ariko impamvu yanabivuzeho n'ubundi yabigarutseho cyane ashingiye ku kibazo yarabajwe n'umunyamakuru amubaza ngo ko ufata M23 nk'umutwe w'iterabwoba, ese bizashoboka ko mwaganira nawo mwakajye ko muzaganira nawo nibyo, ariko mufata yasobanura gukunda ibintu byaje n'impamvu bawufashe nk'umutwe w'iterabwoba. Rero uko kuganira kwabo n'ubundi kwabayeho mu bihe M23 yari hafi kongera kurezuminga ibitero. Urumva je numva yarabivuze nko mu rwego rwo kwanga kwepe ko atigeze agira na tentative yo kuganira nabo. Kavuga ati je ntabwo nigeze ngira na tentative yo kuganira nabo. Mbona ko yabivuze mu buryo gukomeza gushimangira yuko icyemezo ubutegetsi bwe bwafashe bwo kutaganira na M23 ari icyemezo kitahubukiwe, ari icyemezo cyafashwe no kuva kera. Ibyo by'ibiganiro bamuciye muri humye. Uyu ministri harya ni ministri w'ikigo ngubwo mbona nkunze kubona bagira aba ministri benshi, ba vice premier ministre bagera muri 4. Urumva numwe mu ba ministri bagerageje nyine kubikora, bakavuga ko reka nze ndebe izina rye neza muvugeho, hanyuma akabivuga muri ubwo buryo. Nkibaza rero se mu by'ukuri Placide nawe sinze wenda ubutegetsi bugira ibyabwo, sinumva ukuntu umuyobozi w'igihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutegetsi nka President wari umaze igihe kitari gitoya ari gukorana inama n'abakuru b'ibihugu bine byo muri aka karere, wari umaze igihe bafite ingingo
bemeranyijeho zijyanye n'ukuntu bagiye gufatanya mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Wari wamaze kwemera yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igiye kuba itanga example mu bindi bihugu uburyo bazacamo kugira ngo babashe kumvikana n'imitwe yitwaje intwaro, ibyo bibazo byabo birangire. Hanyuma uwo mutwe ukifata ukaza mu gihugu, uvuye hanze y'igihugu ukaza mu gihugu ukamara amezi angana gutyo, perezida atarabizi. Mu by'ukuri genda bikemanga, nabishakira mu yindi mpamvu uko nari maze kubivuga, ariko ukuri mbonamo nkangiye ku giti cyanjye ko nemerewe gutekereza uko ibintu mbyumva, ndumva nta kuri mbibonamo. Yego, urumva ni uburyo Tshisekedi yahisemo bwo guhagarara mu ruhande rwo kutaganira na M23, na n'ubu ngubu iyo umubajije avuga ko adashobora kwicarana n'izo nyeshyamba, we abita akari abateroriste cyangwa se umutwe w'iterabwoba. Ugasanga nyine ni position yahagazemo kuva iki kibazo cyatangira kugeza n'uyu munsi. Ariko njyewe uko mbibona, ibi ngibi nyine biterwa n'uburyo abajyanama bamugiramo inama, ariko buriya biba bigoye kugira ngo umutwe w'iterabwoba mu gihe amahanga yo awubona nk'aho urwanira ibyo bita uburenganzira bwabo, kuko M23 turasanga bamutera ubwoba. Uramutse untera ubwoba ngeze nakugira umutwe w'iterabwoba. Bamutera ubwoba nyine, ariko se wenda mu mboni ze niko abibona, ariko nkeka ko iyo uza kuba ari umutwe w'iterabwoba ibi byari gutangazwa ku ikubitiro na Amerika niyo nzi ko ikuze kubitangaza. Buriya ibyo nabyo twazabivuga, ariko ubwo byarimo binjya mu mutwe numvaga nshaka kubivuga. Amerika yo ubundi ifite teroristometre se cyangwa ni cyo gipimo ipimisha ku buryo umenya yuko uyu mutwe utera ubwoba bari abantu ntubatera ubwoba. Ibyo byose ni patience. Buriya rero rimwe na rimwe tujye twemera n'aya mahanga akomeye, akenshi bafite facteur bagenderaho babivuga, kuko iyo bavuze ngo umutwe w'iterabwoba warakoze ibikorwa bibi birimo nyine kwica abantu, birimo abaturage b'abasivile, birimo kubakorera violence iri ku rwego rwo hejuru ku buryo ndengakamere, irimo nk'urugero nk'umutwe twa DFNARU, uriya nawo n'abateroriste. Kubera iki? Bavuga ko nyine ngo uca abantu bakasa imitwe, twagiye tubibona mu mashuri atandukanye. Ibikorwa nk'ibyo ngibyo, cyangwa se n'abitwa ba Boko Haram, n'abandi bitwa ba Islamic States, aba ni abantu ibikorwa byabo. Al-Shabaab, buranenge kuvuga Al-Shabaab, ariko Al-Shabaab ifite aho ihuriye na za DFNARU, kuko akenshi mu bwicanyi bwabo bagiye kwica umuntu bavuga ya magambo y'abasilamu, kuko bo biyitanye ko bagendera ku mahame y'idini n'akazi ya Kisilamu. Urebye ubwicanyi bakora rero, gukata abantu imitwe, n'ubwicanyi baba buri ndengakamere. So ubwo rero na M23 niba nayo iri ku rwego rwo gushyirwa kuri urwo rutonde, bazabireba abashinzwe kubikora. Nkeka ko ari imiryango mpuzamahanga, za UN, za Amerika, abo nibo bashinzwe kubireba. Naho Tshisekedi mbona adafite competence yo kubita abantu ko ari abateroriste, cyangwa akaba yatanga n'izo fagite akazibagezaho, cyangwa akanaziprovinga. Nkunze ko uvuze ko hari ibintu bigenderwaho birebwaho ku buryo wakrasa umutwe runaka ukavuga ngo uyu w'iterabwoba. Ubwo ibyo biramutse bihari, yabiprovinga, yabishyira ahabona, akavuga ngo nshingiye kuri ABCD aba bantu bari classe mu bateroriste. Ariko mu gihe ari kwicara gusa bakaba bagutera ubwoba, ukumva ufite igishyika wowe ubwawe, ntabwo ari umutwe w'iterabwoba, ahubwo nabagutera ubwoba ubwawe. Abagabo bavuga ko ari abantera ubwoba, kuko nta n'ubwo mutwe wakwitwa umutwe utera ubwoba. Nta n'umuntu utagira umuntu umutera ubwoba. Buri wese afite umuntu umuhabya. Ntabwo rero ari ibintu twatindaho. Naho kuba abita abateroriste, sinzi icyo twabikoraho, ariko ikiriho cyo nuko amakuru nyine abaturukayo nuko M23 nayo ifite ibyisaba, kuko n'ubundi bagiye kujya Kinshasa bazi ko hari ibyo basaba. Nkeka ko igihe kizagera bakabyumvikanaho ku mpande zombi, ndetse n'urusaku rw'amasasu ruri kuvugira muri Burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, M23 ikasa nkaho irushekesha, kuko impamvu ikomeje kurasa nuko nyine hari ibyo yifuza itarabona. Mu gihe bitaraboneka bazakomeza barwane, kuko akenshi iyo basobanura ibyo barwanira bumva bavuga ko ari uburenganzira bwabo, ndetse n'ubw'abaturage bene wabo barwanira badafite uburenganzira ku gihugu cyabo. Patience, ngira ngo tugeze ku musozo, hari icyo byaba bigutwaye? Nta na gito rwose, ntacyo byaba bintwaye, nabanguwe neza. Ahubwo nahita nshimira ababanye natwe kugeza akanya dushoje iki kiganiro.
turabibasaba buri munsi mujye mwihangana gora tubasaba gukanda subscribe nuko tuzi ko buri munsi uko bukeye uko bwije hagenda haza abantu bashya ukaba wagenda udakanze kuri subscribe kandi burya ni byiza ku mpande zombi bikaba byiza kuri twebwe cyane kuko biduha morale yo gukora niba utarabikora rero bikore urabuduteye inga bikomeye cyane ndabashimiye